Sinabona nakwemenya umuntu agukoze ibindi. Nta n'ubukeka se. Sunda abantu bashakaga iki? Nabagome. Bashaka amafaranga. Simbaso abantu ushaka guhoga cyo karuhuka. Ntabwo nene gusa kandi kurya. Ongera gukinyina uruhuke. Ubuzima. Umuntu ukoze cyane cyo twenda turenda tumaze. Okay. Amafuka ndarinda yamaze. Namamba ariko. Ubusa gishoro usinyimaze. Ndabona ikindi. Ariko mfite n'amafaranga mu rugo. Mwana nzajya kwitura nasugirisha. Nzakwemera byinshi. Gusenga Imana imwe gukira utufana twose batujyanye. Dore ko nashaka sinamukende. Nzajya njya kugura nkigurira amandazi nkigurira ibiryo. Sabrina. Sabrine, ubu koko nzakwitura iki? Ibi bintu byose unkorera nzabyitura iki koko? Ishema ry'abagabo. Ishema. Ujyana ikizi ngo kirambuye. Yewe ameretirida tumeranye neza. Kagashezi kari kazi uwo ukazagira abantu bose baba bashakara biwe. Ako turakemeje pe. Turakemeje. Bakavuga ngo ni Egide. Kajya nkwere numva uko amafaranga ya MTN jamera. Ariko naringiye. Ariko aya ngo ako ntashaka pe n'ubundi ntacyo yaramaze kutugira nk'abagaragu. Uzi ko twamunize amafaranga yari menshi ako yanashebura umuntu w'umugabo ubu ntabwo kazongera kukumenyera na rimwe. Reka ubu ntagako gakubita ngo shema kumurane. Ubu ninjye mukire muri kari ngiye gufata baberetirida fate cya gikobwa kigira amabuno shaje cyo kwa Nusa. Nacyo no ubushi dararana bane. Ngiye ndeko. Wambwiye ngo aba bantu ntabwo wigeze ubabona.
wese kwa niwe kuri telefone bakamuza cyane akaba ari n'amahito bari bakwirengeje yewe akanyagwa gafite abantu mugeni nk'uw'inka kakakubita hariya kubita urakubita mu mbavu aho ni byatanje abakubitwa n'inkuba ariko se ntabwo basi bakubwa icyo bari kukuziza baravuga se mwana yewe bari bakwirengeje bokoga amazi y'amafi we bokarya urusenda ruvanze n'umubirizi neza barakumugaza ntiwamenya n'umwe ngo basi mu Rwanda nyine nk'umuntu w'umugabo cyangwa bari gutambuka ateye tugere mu twabana arimo akanyagwa karimo kakubita imwe n'inka neza ni wamvunye intwari basinze ko nzongera gutambuka neza agakubita ikirenge mu nshinge zishinze yewe we ako ntabagome baragahambiye iyo wanyana yisaze dore we none nk'uyu wagira ngo arashaka gukura mu bwonko ngo yisaze mugeni umugeni wa kabiri abantu mwiga bamumbisi igipfusi cy'umutwe cyiza gitanya batibari bavuye muri chini tekata ntuza meruko asaka agafuni barajyana amafumu yashujije yabo sibajyana kiba gito ubunyinse rero boga kugana umuruho boga iyo uza kuba warabonye mu bumwe byibuze natwe tukamugendera ku buryo tumuvomamo amaraso yose tukayamumaramo wenda n'umutima twanashaka tukawutwara tukajya no kuwugusha tukareba n'ukuntu akaba kubita n'inkuba we mvandi ihangane rwose ahubwo Imana ishimwe ko yakinze akaboko nawe ubundi wari utugiye pe ariko ikintu buri impyiko zo ntibazimenye urubavu bararuvuye ako bazashya bazapfa kuvuga kubwa n'umuruho bazagenda bumve bashobora kuzagenda mu butayu bakamara imyaka nk'ijana bagenda umusatsi ukabumiraho uruhu rukabavaho indi inshuti yawe cyane ndabizi ahubwo niyo mpamvu nyine ari kurwanirira ariko buriya reka shema njye nkora nabi ikintu nemera nemera ko buriya ibintu dukora mu isi tuzabishora turi mu isi nemera ko nta muntu utwara ideni y'isi ibintu dukora mu isi byaba byiza cyangwa bibi bitugiraho ingaruka buriya bazabona cyangwa bahambirwa keretse bazabona umuruho gusa keretse bazumire nko mu nzira bagenda cyangwa ariko muvandire ntamubwire rero sibyo urabizi ko sinkwifuriza ikibi sibyo ndi umuntu wawe urabizi navuze ngo reka nze kukureba sinagenda rwose bari bampaye rwose nanjye mu kibika ndebe ko nawe yavamo agasukari basi niba unashobora no kunywa n'icyo gikoma niba n'umuhogo batarawukuyemo urakoze muvandi ihangane pe ihangane ujya wowe nubwo nyine usaragurika ariko inshuti nziza nibwo abantu tuba tugomba kubana tukanasabana tugasangira bike dufite no mu bihe nk'ibi ngibi umeze nabi njye nkaba nk'inshuti yawe nukuri reka ngende ariko n'ejo nzagaruka murebe kandi wihangane nukuri abantu rwose cyakoze Imana nukuri Imana izajya guhaguha uronke murakoze nukuri yewe ihanganije inshuti y'ibonera mu mago Ariko urusha uburambuzi n'ikibazo. None se utabaye wakira? Ndeka maze no kwanga. Ngiye Rwanda ushizemo ubugome. Ahubwo ndakongera kandi aho kugira ngo. Nunze kujya kuri toilet ukuntu bingo. Ngenza nkujyane? Toka. Akora nakujyana. Uzi kugira ngo njye gusutara hano ni ipfu ntapfunye. Kandi wakubuza. None urajya muri. Ese. Nese kuri.
bikorera ko umuproducer n'umufana mpamvu cyakora Imana ni igitangaza kubera nyine yabirebye ikamenya ugiye kuzana mu buzima bwanjye n'umunsi nzagukenera n'inkwita mba ndumanye n'ikoko ntugakabye ntabwo ari ubukabye ibaze nyine iyo utsa kuba udahari Imana yiga ibiri hari kuba hari undi nkana ubona marayika murenzi Imana yanyihereye gusa nyine witaho ukabya ntabwo nkugora yaba ungora mba narabiretse ndetse harabwugije bamugora ntabwo ufite agatima keza nyine nyine keza cyane ndetse muvuga kuri marayika ujya gucuruza ndavuga ko najya gucuruza byari ku musozi turi kumwe ubu tuzangana nakuri telefone yawe cyangwa uzi ko uryamye ubu turi saa tanu na sibyo bagiye kufune bayijyanye nabyo si mu byo bajyanye sorry ubu turi mu ma saa tanu n'igice nabyutse mu gitondo saa kumi njya kurangura mbaye kurangura ndabicuruza ibisigaye mbya ntarayipfa Paris narabirangura byose bikorera nzi kukwitaho nzi kurwara undi muntu uri hano ngakwitaho sinzi icyo nakwitura uvuze ngo nde Why? Why you come away? She's so cute. Sorry. Why iki? Wiga Sabrina. Nyine inshingano zambaye nyinshi kugira simbaza uko nabibwira ariko nyine ndakeka ko urabizi ko nkunda kandi simba cyane nyine abakunze kuva kera ariko nyine nkabitinya nyine sinakumarira iki n'ugutera umuruho gusa uzi iryo jambo imyaka nari dutegereje ndagukunda ugiye buri muri ndahita kuri kunkanda uburyo wambabaza ndeka so waretse ngo oya akipasi kanzani yakamata Sabrina marayika wanjye Imana yanyihereye ugira umutima mwiza ntarabona n'undi muntu wese kuva nagera kuri iyi si unkora byinshi bikandenga akenshi nkabura n'amagambo nakoresha ngushimira Sabrina birantangaza uburyo ushimira ya buri kimwe nawe ubwawe ukiyibagira Sabrina uri ikirema gitangaje umugisha ukomeye kuba naramenyanye nawe kuko niwe kintu cyiza nzi cyambaye muri ubu buzima ndagukunda kandi sinyega ko hari ikizabihindura nzagukunda iteka ariko mbabazwa nuko muri uru rukundo nkubera umutwaro Sabrina umbabare kubw'uwo mwanzuro mfashe ntakubwiye ariko ndagiye
ndagiye kandi sinzi aho nerekeje kuko ndambiwe guhora nkuremerera nkakubera umutwaro kandi nawe ubwawe ukishakisha. Ahari Imana nibishaka tuzongera tubonane ubu wanjye buziraherezo. Bye, si uko nkwanze ariko birakwiye ko ngenda kugira nawe ubashe gutera imbere. Sabrine, ndagukunda kandi nzahora nkukunda. Uzahaha uronke kandi uzakahora n'umutima mwiza wigirira. Nzi neza ko igihe kimwe Imana izadusubiza twembi. Salama bro. Salama. Mukina abazungu. Ni ibirozi byo ni ibintu n'ibibazo. Izi ni imari kuri gukina. Sema Paris. Manza mukina ndi. Dushaka nuko tubishyiramo sibundi. Amafaranga se. Izi senyisa n'undi ntizavamo ibiryo. Reka nzishete wenda mbajye nka 2 cyangwa 1000 kuyandeye ko nza kubona yo kurarira. Ayanyarihe. Twabitse. Yacu ubwo turagushyiraho. Ko tutakwizeye wowe. Umucange mwana. Wowe mwika kuri yandi yacu. Yewe navukanye umugisha. Ntago njya ndibuka. Urafite se? Tekereza katere. Ariwe ma. Ne no kumubikina yanze njye ndimo nafata izi. Ziwe se. Oya. Ntago mutama yego yanjye. Ibi ni ukujyamo. Kongera dukine. Reka dukine izana andi mafaranga nyine tugiye. Yasenge ko yariwe. Yarashizemo. Ibindi bicara amahirwe urahita uyabona.
ayandi nari Bigaragara ko habura agatongo bituye. bari kuburaho gatoya wowe nsoma munyemeye nkongera bakina kuri Ariya tugakinira desa hariya kandi twarashiye cyari mu kiya yariwe Ahisemo nabi rero wabyemeye. Ni kare ngaho. Shaka ukuntu bigenza wongera ubona ndi mafaranga gusa. Ane mwenda mushyashya so ufite. impamvu ko se ari nasa ntabwo washyiraho rumwe bose ntabwo uratanga cyangwa birangiza Shaka n'umuntu wahamagara uyu mwaka ntabwo ari umuntu wakora. kinamanga Sasa nakuongea kutina. Ngana duciye umunsi. Vanessa telefone ngamugire namba shaka telefone Bashaka kwaka andi mafaranga. oya mwe nabonye mukina nabi Ariko nawe ujya gukina urarya. 078 5 8 kane oya kuri gatanu nyuma y'ikora Hello. Yes, How are you? I'm fine. How are you? I'm Rashid, your worker in countryside. Oh, is it? Yes, your translator, interpreter. But this is the new number. I've changed the number. No, this is not mine. Oh, what do you need? The shit? Yeah, I come from there. Now I'm in Kigali, but I don't have a shift. You don't have any job? Yes, I'm jobless, and now I want where to spend the night. Oh, I have nowhere to live, so you have to help me because there's no one I know here in Kigali. okay. I was talking with someone here. You know the place Simba supermarket here, Kishushu. There's nowhere I know. I'm newcomer here. Okay, you can take a motorcycle. Hana turi here. kibagabaga I'm in Kibagabaga. kibagabaga Okay, come here at Kishushu Simba market. Ku Gishushu ni kuri supermarket. Ku Gishushu muraha. Simba supermarket. Simba supermarket ku Gishushu. ndahazi Hey, let me ask you this one we are together. I will tell you. Just come in 30 minutes. Okay. Okay. Thank you. You're welcome, Bro, urakoze. Imana ibaho umugisha nubwo mwandeye. bagiye kuguha ndetse Ku Gishushu Simba supermarket. Bahagendera ngaho. Igihumbi. Murakoze, bavanye murakoze. Ngana nyine uzagaruka turayariye. Ihangane turayari uzagaruke. Ari sawa ngaho twamwibye. Ninde ukina abana?
You are welcome, Egide. Baby, how are you? Take a seat. Oh my God. Is it your choice to sit there? No. Oh my God. Baby, this is Egide. He's my friend. Egide, feel at home. This is my wife. My name is Egide. Yeah. Yeah. Check something in kitchen for him. Yeah. Egide, I'm going to be busy somehow. But no problem, feel at home. Thank you. Okay? God bless you. Yeah.